saa tatu ko nageze mu rugo ko nshaka ka gafunguzo nari ngarutse gatoya nta gafunguzo ngo mfungurira munsi y'ishyiga kanze nanjye ndebemo nari ngarutse mu rugo ho gato munsi y'ishyiga naniwe rwose mbega umuhanda tumunanira mbega umunaniro izi ni ingaruka zo kutiga ubu bize tungana ntabwo bafite akazi koko nari maze igihe ntakora isuku rero nza ko bimenya nanjye nkiga abandi bajya kwiga ngo amakaye araremeje kumva imana yanjye kiba mama kuki se koko iyi kaye ni gare kiremera n'iki naduke nkureye uriya mukobwa atumara kaze mugashira wanjye zansubure kuko rumwe alo bite baby amakuru y'igitondo amakuru ye ni meza wese nanjye ni meza iminsi guhamagara usanga fone yawe iri kompoze buriya byatewe n'iki koko ntabwo nayumvaga maze ntabwo nayumvaga ariko nyine bambabarira ufite umwanya ryari se nari ndi mu rugo ndi gukora uturimo ariko byose dusoza baby niba ufite umwanya se wansuye ninsoza gukora utu tuntu nari ndimo ntabwo ntakibazo tugiye ahantu heza twarimutse ntabwo tukibana nk'ahandi wadusangaga nifuza kunsura none turisanzura gampfuye nkaho yagiye mu kazi kandi araza gutinda urumva nta kibazo harya usigaye akora iki akora muri minisiteri y'imicungire ya leta ahantu heza ko wagera uraza kuhakunda nta kibazo ubwo nyine ndongera nkubona uje sibyo se baby kwiteguranya n'ubusheri bantegereje ngende mbega izuba we ndamenya ngagahanga ndire nkinge ndi atanyiba ngende iriho utubu yantegereje yambuze ese baby ko nagutegereje nkakubura ugeze he
mu makoma uri kuhabona gutyo numanuka hepfo hari amazu meza wowe uraza kumirwa ahubwo manuka noneho manuka muri aho ngaho nanjye ndaje duhite duhura ndimo duhure rero. naje baby kanzi Pepa makuzi shana ari ngukumbuye shana ndi neza ni karibu mu rugo nyine Ko musigaye mutuye munsi na. shana ni munsi ariko hepfo ni ahantu heza cyane ahubwo tugende ni kure nari ngukumbuye bimwe bitavuga Ndi wohora nkumva. karibu mu nzu tu Star. Ndabona hano niho heza Ya. ahubwo ni karibu cyara Uko alikuwa na hamu wabaga. hano hantu Ngabira twana hamu wabaga. mukuru wanjye yabonye akazi atuzana mu nzu nziza nk'iyi ngiyi nawe Ya, twana hamu wabaga ariko. hano hantu niho heza Aha. hari ikintu wowe utazi hano hantu niho heza amakuru se bebe Makurere meza. hano hantu ntabwo wishimiye Chumba ntabwo nishimye kabisa. ngenda mbona nta kuntu grand frère utagize urebye ahantu ababyeyi badusize twariyimutse hari ahantu mu cyaro twaje hano mu mujyi igahangari mu mujyi Aha ni mu mujyi. ariko urebye ahantu ababyeyi badusize ni habi niho habi cyane kurusha n'ahangaha Uyu ni uwuhe mujyi? ariko se uzi ukuntu hariya ahantu twabaga niho hari habi Aho kugira ngo mve aho umubyeyi yansize naguma aho ngaho mva. Gusa uyu mujyi ni uwuhe hano? Umujyi ni uwuhe? bebe ntabwo nzi ko udashima to Nyine ntabwo nishimye. Ibintu naje mpura nabyo. ntibigize Ngaho makoma y'insina, ibintu insina, ibintu ihene, inkoko, mu muhanda ntabwo ari byiza ko udashima icya mbere ga nuko nkukunda nyine n'impamvu uri kubona ameze gutya nuko nkukunda ubundi ntagukunda hano hantu simba mpaje hari utwana kwa mukecuru ntabwo bebe nta nubwo ari n'urukundo ibaze njye ndavunika na make mvunikiye ugatangira ngo nabuze amavuta alo bro yego urufunguzo narubonye nyine nibwo nari nkigerayo yego nta kibazo ngwino ariko nta kintu cyo gufata sawa banguka mana ubu noneho bro araje rwose ko nyagasani noneho kandi agira umunwa noneho ntabwo ari nka cyagiye ukuntu waza gusanga buriya yari akiri na mutoya turamukizwa n'iki simbizi nahise ko ari ntabwo ukiza serious ntabwo ari ntabwo ushira urukumbuzi ntabwo nakubwira mva njye ntabwo nta kibazo ese ni mukuru wanjye nta kibazo mba ari mukuru wawe nta kibazo ese bibi ko umaze iminsi umbwira ngo urarwaye warakize cyane narakize shosorera marira yambaye n'iminwa malariya y'inaha rero ntabwo wapfa kuyikira Petit frère, unananiye ariko yego tusega n'opfe ibi ni ibiki ndeba hano ubwo si sheri niyo wambwiraga wagiye gukora muri minisiteri none se wakoze iki kuva wava aho wagiye nyine niko nari nkiza kandi urabona nise mbona n'umushyitsi nta kazi ufite se muri iyi minsi nyine umuhanda byanze nakubwira ati jya tugende tujye guhiga akazi kunyonga banakugunya mu muhanda ugapfa
Waranani watetse se? Erega nibwo nari nyiza n'umushyitsi nibwo nyamubona. Dore petit frère nagusize mu ishuri uraryanga amakaye araremera. Mushakira abantu uzajya gukora mu rugo gukoza ibya masana byarakunaniye. Ibibazo bya mbere washyizemo sinariza kubikemura. Reba ibindi bibazo uzanye. Ibindi bitagiye kuzana na petit frère. Sube muhoro waheye. Duhora epfo kwa Juvenal. Abana bagiye ngorananiranye. Wese urakuze mu mushakire inzu urongore byibura. Oya ntabwo muze. Kwa Juvenal hagana he? Ahari kwa Juvenal kwigira igipangu cy'ubururu. Nose wanyu nta mirimo baba bagusigiye gukora mu rugo. Kutavuga. Ubu ujyaye. Se ufite imyaka ingahe muko? 16. Ufite ingahe? Bro, ntabwo yize ni 17. Nese ubu mu myaka mufite mwese. Nanyi mukuru wawe sindashaka. Wowe ushaka kundipasa. Naye ntabwo imyaka yo gushaka ndaye. None bitangiye kunzanira hano. Murakuze mamagara umuryango tubashyingire byibura. Oya ntabwo dukuze ibintu bitangira tukiri bato. None ko none yakiri kare. Vuye mu kazi umbwira ngo uri mu rugo. Nyakurufungura. Ndabwira nyusa mu kazi naraye. Reba ibintu bicaye nabyo hano. Shabara naniye. Do iki ni igiti. Nirirwa nkora mu urumva kugira ngo mahe tubeho twiteze imbere dukore. Urajya mu kazi ngo dwaye umutwe. Uyu ni umutwe urwaye. Asigara mfre. Nyine ndabyumva uravunika kugira ngo umbeshe. Basi wari tukaza kunanura baby yanjye. Muko. Bareka wagiye nawe mu gikoni vuga. Ubu ngubu. Iminota 2 namusubira mu kazi naraye. Haguruka ugende. Mbarega tatu hagurutse wagiye. Genda oya. Nuwese namuherekeza genda. Gramfre byibura waretse nkamuherekeza. Ubusara agenda avuga ngo Umuzana se wamamagaye. Gramfre wamba bari nkamuherekeza asubara gudufata gute. Nutibabarira nanjye sinzakubabarira. Vuba vuba mu gikoni. Bro. Iminota 2 ndagiye subira mu kazi dore bamaye saa. Hasi iminota 30 ndi mu bugoryi bwanyu. Gende ndiye none.